twongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Impamo Media. Uyu ni wa mwanya tukugezaho inkuru nziza kandi zizewe zagira icyo zigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Inkuru y'uno munsi tubazaniye iravuga ku mbeba ebyiri zari inshuti ndetse n'umuntu umwe. Nkwifurije kuba wareba ino video yose ukaza kuyirangiza kugira ngo ubone ibyiza biyikubiyemo. Tukwifuriza kuba wakora subscribe, share na comment kugira n'abandi babashe kugera kuri ibi byiza. Mu myaka mike ishize habayeho imbeba ebyiri zari inshuti zaje guhura n'akabazo kameze gutya. Kurikirana ino nkuru tugiye kukugezaho. Imbeba imwe yo mu cyaro yaje kuganira n'imbeba yo mu mujyi, irayibwira iti ese wa mbeba we wo mu mujyi nta kuntu wazaza kudusura mu cyaro ukareba natwe uko tubayeho. Imbeba yo mu mujyi yabyemeye idatindiganyije iza gusura iyo mu cyaro. Imbeba yo mu cyaro yakiriye imbeba yo mu mujyi iyihereza ibyo kurya yaryagaho aho mu cyaro. Yayakirije ibijumba ndetse n'ibigori n'amasaka makeya. Iyo mbeba yo mu mujyi ntiyaje kubyishimira, yarababaye cyane, ihita ibibwira iti wa mbeba we nubwo utuye mu cyaro ahantu ho guhinga ariko ufite ikibazo kimwe. Irayibwira iti ikibazo ufite uburyo urya urutwa n'intozi zibera mu mwobo. Ukuntu urya ibyo urya ntago biba byizewe, ngwino tujyane mu mujyi nkwereke ibyo ndya ukuntu bitandukanye kandi ari byiza. Imbeba yo mu cyaro yarishimye cyane, iravuga iti se ningera mu mujyi bazanyakira gute ko ntahamenyereye aho sinzayoba. Imbeba yo mu mujyi irayibwira iti humura ngwino tujyane, nta kintu uri bube, nta n'umuntu uragukubita. Imbeba byaratinze zihita zigera aho iyo mbeba yindi yo mu mujyi yabaga. Iyo mu cyaro iratungurwa cyane, ibona ibintu byinshi muri sitoke y'iyo mbeba, iravuga iti se ibi bintu byose ni ibyawe? Imbeba yo mu mujyi irayibwira iti humura irya ibyo byose ni ibyanjye. Imbeba yo mu cyaro itangira kurya yishimye, ikimara gutangira kurya urugi ruhita rukinguka, zihita zijya kwihisha. Izo mbeba mu by'ukuri zihishe mu kobo gatoya zibyiganiramo kuko zari ebyiri zibyibushye, zitangira kuribwa cyane. Zirebye zisanga umuntu wari ujemo aho ngaho yaraje kwiba utuntu, yahise yongera arasohoka, nazo zirasohoka. Iyo mbeba yo mu cyaro irongera itangira gufata ibyo kurya, mu gihe igitangira kurya nanone igiye kumva yumva hahise hakomanga undi muntu arinjira, nazo zihita zijya kwihisha, birangira zibuze amahoro yo kurya ibyo zari ziri kurya kubera uwo muntu wari uje kwiba ibyazo zari ziri kwirira. Iyo mbeba yo mu cyaro yahise irakara cyane, igira ubwoba bwinshi, ibwira ya mbeba iti musigare amahoro, reka mbe nitahiye nisubirire mu cyaro. Imbeba yo mu cyaro ibwira iyo mu mujyi iti nubwo uri mu mujyi ntago utekanye, ibyo urimo bimeze nka bya bindi ngo uba mu nzu iva ukabura amahoro. Njyewe reka nisubirire mu cyaro, ufite ibyo kurya byinshi, ubayeho neza, uratembera, ariko byibuze ntago wari wagira igihe cyo kuba wabona amahoro n'ubwisanzure nk'ibyo mba nifitiye iyo nibereye mu cyaro. Byashoboka ko n'ibi bintu byose ufite ari ibyo uba wibye abantu utabasha guhinga nkatwe aho tuba twibereye mu cyaro. Akaba ariyo mpamvu abantu bahora baza ugahita wihisha, n'igihe twari turi kumwe ukaba wambwiraga ngo twihishe. Guhemuka ntabwo ari byiza, ushaka waza tukisubirira mu cyaro tukajya guhinga aho kugira ngo ubeho ubuzima uzahora udatekanye.
ngwino dusubire iwacu mu cyaro tujye guhinga, duteze imbere natwe icyaro dutuyemo ku buryo kizaba umujyi kandi dufite ibyo dukora, tutabayeho mu buzima bwo guhora duserera na bagenzi bacu kubera ibyabo twatwaye. Niba wakunze ino nkuru yacu, nakwifuriza gukora subscribe na share na comment kuri wowe utarabikora, kugira ngo n'abandi babashe kubona ibi byiza tubagezaho. Mwari kumwe na David, mukomeze kugira ibihe byiza.